Salama bahungu. Sawa. Umeze neza? Neza haye hema. Rero kuba nta kintu turiho mani rero. Niyo mpamvu tugomba kugira gute gushaka Wose mu giko muri nkanda. Urabona kampani yacu imaze iminsi yarasubiye hasi. Ntago mu gitubura neza ngo ibintu bicemo. Urabona uno munsi rero kuntu byifashe. Tugiye kugira gute? Tugiye guhiga amafaranga. Tutubura abantu mwabintu. Shaman, abantu bo muri iminsi bamenye ubwenge. Amayeri menshi barimo baragenda bayavumbura. Nuko gushaka tactique za dan. Ako banzure kuntu nanjye akagakote mba nifuza. Ubu umuntu ndi bubwire ndi butubure hari ubwo yanditse. Abashora, we nta wagushora man. Uyu munsi ni ugukoresha ubwenge. Iminsi mikuru basi. No munsi tugomba kubacicaza. Oya mwebwe nta garuko mani. Mujye mumenya ko turi amabandi y'amasirimu. Nta mpamvu yo kugira gute yo gukora mu mufuka abantu. Ntago bikigezweho. Urabona wazajya uhora mu giti se. Urabizi ubwenge turabafite amashuri twarayize nubwo nta kintu abitumariye akazi kabuze ariko tugomba kukihangira kandi tukakihangira mu bwenge bwacu kandi nta n'umuntu duhohoteye. Turi gutinda abantu bari kujya mu isoko kandi hari gucya amasaha yagiye. Uyu mupeti ngiye kumucanga manana no fresh. Ushije baramukanza ariruka birambabaza. Umva se mbabwira yo bro. Dore ukuntu ibintu bimeze. Nikanze ngira ngo baradufasha. Baradufata se hari umuntu twatwiba mwebwe ako mujye mureke gutinya ako mundi muzacanga mukaryana. Umva mbabwira ukuntu bimeze mwabintu. Murabona se turi wa batatu. Rero ntago twagendera rimwe. Tugiye kwicamo utuntu tw'udukipe tubiri. Sibyo mwebwe mugiye kwirasa hariya urabona tugeze mu mahuriro y'imihanda. Mugiye kwirasa hariya nanjye nirasa hano hepfo wana ku buryo turi buhurize hamwe tugendeye rimwe byaba ari bibi. Urumva ko tugomba gutubura abantu benshi batandukanye. Umuntu rero agomba guhiga umuhigo umwe n'undi. Sibyo wenda mwebwe mujyane wenda umwe azajye yijisha ukuntu gutya kugira ngo umwe atabona ko muri abantu benshi ariko njyewe ndabandi uwumwe kandi ndabikurikirana neza fresh. Sibyo kandi ibintu bigomba kugenda neza. Ndabeshya mwabintu. Twe turi kumwe man. Ahubwo zikiraho man tuzikeneho. Allo. Umukozi wa MTN muvugana. Yesu! None se ko hari amafaranga twari tuyobereje kuri telefone yawe kandi nkaba maze gufungisha simukadi yawe nta mafaranga yandi wari ufiteho. Wowe mbwira nimba wari uyafiteho mpamagare kuri MTN noneho amafaranga yawe bashe kuba bagufungurira konti. Ariko ufite umutima wo kudusubiza wo kuba wayangarurira nafunguza simukadi yawe noneho bakagufungurira ayo mafaranga yawe ukayabona nawe nimba wari ufite ibindi bibazo byo kuyakemuza. Wari ufite amafaranga ngahe ngo numve ko nababwira bakagufungurira se? 300. Noneho nacyo ngiye guhamagara kuri MTN babwire bagufungurire noneho simukadi yawe nimba wumva ufite umutima wo kuyansubiza uhita uyansubiza nta kibazo. Okay nta kibazo nimba ubyemeye. Noneho wowe ntacyo ntuve ku murongo nacyo reka mpamagare kuri MTN ndahita nkubwira uko banshubije noneho simukadi niba bayifunguye ndahita nkubwira imibare ukanda kugira amafaranga ubashe kuba wansubiza amafaranga yanjye yebe kuri telefone yawe. Nta kibazo. Okay ntuve ku murongo. Kuri MTN bambwiye ko bagufunguriye noneho ngiye kukubwira imibare ukanda kugira ngo ubashe kubansubiza mu mafaranga noneho nawe ubashe kuza kubona ukuntu ukuraho ayawe kuko urumva bayahagaritseho ntiwazayabona vuba. Kandi ufite telefone aho? Telefone ndayifite. Nizere ko uri ahantu hatuje hatari abantu benshi. Nta bantu bahari pe ni njye nyine nanjye nanigiriye ku kazi. Fata telefone yawe ariko utagupfa. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri Yesu! rimwe akanyenyeri 07 8 3 4 5 akanyenyeri andika. Ngiye kukubwira ko ubasha kwandika kugira ngo ubashe kuba wayohereza. Noneho nimba umaze kwandika iyo nimero neza warebye neza warebye ko yanditse neza. Okay andika 2 wabyanditse 2
kane gatandatu amazero 3 oya andika amazero 2 nta kibazo nabwo andika amazero 2 akanyenyeri ushyireho umubare w'ibanga ukanda urwego ukande kuri yes arahita ngeraho nta kibazo okay nta kibazo wabikoze sawa amafaranga angezeho reka nyatransfere kundi muntu arikigirira umwagenti ahita yabikura ndabona byaciyemo kabisa inzu zame nka zira cyabaho uziko nyitwa amafaranga 224,600 Yesu ubwo naturi wa mu kuntu turadusigaho natwo ntujyane ayo baramamagaye wana iranza zamese buri rambazi iramamagaye wana wabona ibibonye ko nayatsindi Aldo ni nimero composite tagisiro environnement viatiri telefone ngiyo barayitwaye wihangane mesi Yesu yari yangasha umunsi uraryoshye ye gushaka undi muntu umwe ewana no munsi nizere ko abahungu banje nabo bari buzana ndi pe ndamwemesha sinatuburiye bakeya eka nigendere mwene nde Subunda bigenze utewe sinahamagara kuri MTN harya ubundi yari MTN cyangwa yako yari MTN kanze nje kwa abantu bavuga ngo ni service center numve ko hari icyo bamfasha ariko se ubu ntiyamaze no kuyabikura yo nagakwiye kuba natekereje kabiri nkareba uriya mutipe wa mbere ndayamuriye biciyemo rwose ubu ngiye gushaka undi muja mumwe akaba umurana bo bose ngenda batura ko ariko kazi kanjye se urabona nabahone mfa kuba mfite ubwenge bwanjye noneho hari umujama ndi kubona uri guturuka yerigiriye ndabona ari yewe n'umusirimo no mosede muwe amujama nta kuntu yaba adafite telefone nziza ihenda urabona inkweto yambaye ikwita irafose karamabyira yewe Sawa. bonjour Mezuke. Sawa. Ameze neza. None se. Rero mwana. Hari utuntu ndimo hafi hano, hari umuturanyi hariya ndi gufasha. Hari ibintu ndi kwestara bijyanye n'ibintu by'amafirigo hariya mu rugo. Kuko ngiye niko kazi nkora mba naje n'imodoka. Ariko hari ahantu haragera nasize aka computer bakanzanira. Yes. Hari umuntu ku kabutike ukuntu urakabona hariho n'akanuza ngo n'umwagenti wa Beka. Wowe hari hirya swaciye se mu gasante. Hari hicaye umukobwa gutya w'inzobe ukuntu. Noneho ngiye kugutumayo. Ako ndabona nta kibazo tu. Nta kibazo. Ndabona umeze neza rwose. Ntabwo wavamo amanyanga we rwose. Noneho ugiye kugenda ujyeyo unzanire nari namusigiye laptop yari yayicagingiye kuko aho ndi kuri none ubonye n'umuriro wari wanze mbaye nyicaginga aho ngaho hari mashini hari n'amafaranga yari yabikuye ariko nabuze uko njya kuyafata 200,000 urabinzanira ubishyikirize hano aha duhuriye kuko ngiye ndi gukorera hano imbere gato ayo mafaranga urahita yanzanira ntacyo nk'umuntu wavunitse cyangwa icyo umuntu wanjye urahita ukuramo veni nawe yewe uze kuzinywera akantu hari ribisi nta ribi noneho we urahita usimbuka ugenda ujye uwo mukobwa ewana ugenda umubwira ati ni umutipe bita master arahita abimenya kubera ko rero namubwira amazina yanjye kugira ngo niza gutuma umuntu aze kumenya uwo ari we akumera 200,000 akumera laptop noneho numva nta kibazo nagutumeho hari icyo bitwaye nta kibazo ahubwo se nyakuzana ndagusanga oya uransanga hano n'ubundi akantu nestara ni iminota mike iminota 5 se uvuye hose ha noneho ikintu ugiye kunkura n'iki abona ibyo bintu rero birahenze
urumva laptop igura 320 n'ibyo 200 igiye kutuma ni 500 none ibyo 500 sibye nyine umva agaciro kacu noneho wowe ese harya mu rugo ni he ubwo ni uguri muri za Gasyata ni mu Gasyata okay ibi ni bari mu Gasyata ariko ahantu muri Gasyata barye bajya bambwira ngo muri abanyamitwe nibyo nta kibazo twebwe rega tuba turi abantu b'Imana nta kibazo no nimba muri abantu b'Imana urumva uri ubuzima tugomba kuba twizera sibyo umva ngiye kugutuma ibintu bifite agaciro ka 520 noneho wereka se wese nta kintu ufite se wansigira basi wenda kujya mbangiye no kwicyo cyizere gatoya ikintu se mfite aga smartphone ntagusigiye noneho we kansigiye kakabingwate kansigiye noneho we ndabona ari nasaba ndabona telefone ari keza da we nyaruka noneho ugenda uzana utwo tuntu wana nushaka izo venura ikintu ube wiyeranjemo kugira ngo ube wica akanyota umanuke ntacyo uransanga hano sibyo uransanga hano banguke nyaruka ariko abantu ninjiji we ubona umuginga ngo ansigire 520 mbega umunsi uryoshye ntazibagirwa we mbega agasimati we mbega kararyoshye kabisa uno munsi intego zanjye zose nzigezeho amafaranga yose ndayabonye ese ibintu maze kubona bifite agaciro 100 byose bagaze nka turi saa 50 ntaryoshye uyu munsi ibabagwe cyakijamba se kiza kikweze hariya cyacyo ndakembeje nari kintu musigira nasera nkweto ndahita nzijyana kabisa pe nta kintu musigira uriya we ndamucucura no musamaze kubona salama wangu nari bro bimeze bite fresh to komera mama nari bimeze fresh kuri nakabage se wanjye kuri nakabage ariko nta mutima mubi ni sawa urabona atari ku cyangwa se aho sarimo agakimwana harimo furate akabuti nanjye gukoresha furate musiga muzitwara mu gikapu yego ko ariko banzara agapuse ka 24 ariko ni umuti karacyari kazima je none se hari ikintu cyango tuvuganeho ariko nari binjye mfite umwana kibazo ufite kibazo wambwira bari umwana jewe uko ndeba urabona ko mpagaze mu kwasi nawe ndabona uri ku cyango cya danje urabona ko iri kote ni Italiyani agakweto ko nako n'agataliyani no pano urabona no jogging no iva muri Amerika uri kubibona ni ngiye nankorana na company ya Nike noneho urabona bari abazungu hari company ndi gukora mu y'abazungu yambwiye ko ndabona biri bunavemo kabisa none iyo company ndi gushaka abantu hari abana ngo bashaka gufasha ko umushinga uri gukora muri Amerika ariko ni njyewe ubikontora mu Rwanda uwo mushinga urarya se umushinga ni mwiza aho turagendana noneho bari bambwiye ko ngomba gupima ibirenge by'abantu ibirenge kubera ko uwo mushinga tuzatwamamariza abazungu hari ukuntu bazajya baduha imyenda n'inkweto tukabyamamaza noneho nta kuntu waba ukuyemo ako gakweto kawe se noneho nkagufotora ikirenge nkabanza nkabika uko ndi kubifotora nkahita mbibohereza tukareba ko byarya n'ikirenge nabyo birimo se n'ikirenge kirimo tu nimba birimo gahunda ubwo gira vuburi nimba birimo job reka nkwereke ariko nyine amasaha make gira vuba uragira ngo uri muri anatinda ntabwo ikintu ureba ngufashe se basi ufashe kujya byihuta tega ngufashe basi cyakura mu mani gira vuba nako gakuremo kuremo ndumva ibintu birimo job ntago yakirengeshwa okay cyane nomera neza fatore rwose fatore hari kurabona kani binini okay umva rero umwana ukuntu gahunda imeze sibyo urabona ibintu bimaze kujya mu buryo maze kubyohereza bambwiye ko ibintu ari sawa noneho hari utuntu nari bagiye rutudekemana nari bagiye hari hirya ku gasantere noneho ngiye kugutuma uzana ikaramu n'urupapuro ariko tega nkwereke banzushyira iyo furate rero ndagutuma ugende wiruka we n'iyo furate aho ngaho noneho urabona hano reba ano mafaranga wayabonye ni menshi uragenda wishyura utwo tudokima uhita ufatamo ikaramu n'urupapuro noneho numara kubifatamo uhita ugenda ugira gute ubinzane hano urabona noneho urabona dore ngibi rwose ngibi muri envelope noneho urabona hariya niho ugiye guca sibyo hariya niho ugiye guca hariya mu gahanda noneho urahita ugenda uriya mukobwa urahita umuhereza umubwira guhereza niyo karamu n'urupapuro guruka uransanga ntugire vuba gira vuba
ndacyemeje na kiriya nacyo akareka shaka ibicucu mbega ibigori kiwe reka nicomokere reka twida arihe umva uginga haranuburiye mwabantu mwe do mure faranga maye amafaranga ari toto urebe ibintu byose bisimbuye furati n'inkweto zanjye ubirebe toto namukura ariko umugingo wamungikiriza kandi wa mukobwa ubona we yayagwishe urabona twe turasanga nta kintu turabona ariko n'ibintu bimeze ugiye kujya hano mu mihanda wikaraga sibyo ure ko habona ikintu cy'igikire nyine cy'ikibogari twajya amafaranga we bikuruguke kandi ubanguke n'ikigare uriya w'igare yakubonye ntabwo akubonye wetse nta ntumwe ukuntu ugiye kumurya igare ura muri igare njye muri ry'amafaranga uri kumva bikore kandi nk'akazi wihuse ugira vuba boss neza biteze sani sawa iminsi myinshi cyane boss pareka akagare so tuvugane kirya dukurikirana hano bimeze bite se data sa ni fresh kabisa ibintu bimeze neza muri aya mahuriro y'imihanda bimeze bite dofre ntari biracamo ntari bikaba nyine umva sude kuntu bimeze hano mfite akaboro nyine tubikurikirana bifite amafaranga ntari byo amafaranga si ikibazo ahubwo ibintu biri kiretse icyo kintu niba atari special je ndishakira uyu munsi mukuru kandi mfite akaboro we ngwino tubikurikirana hano kuntu nyine urebye nta nibirenze rega nyine je ni smart je mfite hano urabona ni smartphone y'ubugome ya imeze neza fresh ko mbona ari umuzigo ariko iyi ngiyi tuvugana wanyishyuye nyine hano umuzigo watanze reka ndebe neza we nyishyura agiye nkupfunikiye dore mfite na envelope yayo okay reka tuve mu magambo n'ubundi nanjye mfite akazi nigiriye murabona n'ubundi ntagenda nigiye ku kazi so nje nanjye gushaka iminsi mikuru noneho rero ukuntu bimeze amafaranga arangaye sasa amafaranga uramira 5 giye ntabwo ngora cyane oya none se sokazi we ngiye kugura bushyari uvukuye mu iduka akakanya nkubitije njye ibyanjye birabiranga reka nkwereke nje kuguha amafaranga 2020 ego koma smartphone ifotora hehehe hose urame 90 ya 90 se nabwirwa n'ikize kutayibye cyangwa utayikora utayigizemo ibindi bintu nkubita 95 ngiye kugushyiraho 25 nuyanga ndigendera umusaza nkase nani ko kigatugora mgiye ni nasho senkana ndagushyiraho 3,000 yanyishyira habe muri rwagiye nigo ngweka bose broski nta bintu by'agahindukeye kandi umuntu w'iniga uri kumva ngende umuntu w'iniga rwose imizigo yanjye ukozeho wari we wese umuntu ukoze ku muzigo wanje ewana arunguka nubwo amafaranga yawe yose ufite azahita agenda yunguka ngiye mbarira kashi ngo upfunyikire rwose umuzigo utware nta bintu byinshi 60 bimpereze ngiye rwose umunsi noheri yageze wangu ntago nirirwa mpendayenda cyane shagene ubwo reka nyine nkwishyure reka nkwishyure nyine n'ubundi nyabare kuko n'ubundi nari mfite gahunda kujya mu mujyi kujya kukareba n'ubundi nta bintu byinshi akomana nyine nizere ko nyine katari inyatsi kapfunyikire neza ariko nyine nawe uzagura kabiremo nk'umuntu w'iniga nanjye banguha umuzigo wadanze akira umuzigo wawe ukuntu ibintu bimeze umuzigo wawe rero iyi phone iboneka hake mu gihugu uri kumva ugende uyifungura wiherereye kandi ugeze ahantu hameze gate hameze neza kuryo nta muntu ukureba akira ngiye ngwaye umuzigo kandi wadanje n'ikindi gihe tuzagura bob ahubwo akira ngiye mbe nikomereje sabwo tuzabona na bro ndahashye kabisa iPhone mani 60 igura 300 babashya kabisa cyo kora icyo ishobora kuba ro muzigo Jesus Christ igare ryanjye se ryodo rigiye hehe ayiwe batanyinishije barijyanye telefone so bampaye nifuza n'ikintu baba we none ndabigirane we mikuru koko ubu nzayiserebura ariko kuko ubuze ko kayitwaye arayijyanye umuvuna muheto arayijyanye kandi ubushize yari yampaye ibizima yijyana ariko ntakunda reka ngende umusa noneho ndasobanura ko nabaye umusazi ko nabaye ikivugira ndavuga ko